Ntabwo wakwiyumvisha uyu mwaka wa 2025 filime zidasanzwe zasohotsemo, cyane cyane Hollywood uyu mwaka yasohoyemo filime zidasanzwe harimo nk'ingi ngiye kubabwira. Ubundi iyi filime The Pick Up ni filime yasohotse muri 2025 isohoka ku ya 6 Kanama kuri Amazon Prime Video. Ubundi iyi filime aba ari inkuru y'abapolisi bari babiri babatwara imodoka itwara amafaranga, nyuma hakaza kuza igisambo cy'umukobwa bita Zoe cya gifite n'itsinda ryacyo, ariko uyu mukobwa bikarangira afasha aba bagabo babiri babakorera iyo kampani itwara amafaranga, nyuma abagabo nabo bakisanga mu byo sangane byo kwiba amafaranga. Ubundi iyi filime dusangamo abakinnyi bakuru harimo nko bita Eddie Murphy cyangwa se yakinnyemo yitwa nka Russell Piers. Uyu ari umushoferi wa Armored Truck umaze igihe asanzwe yitegura gutaha mu kiruhuko, abazi ko nasoza icyo gikorwa ari butahe mu kiruhuko, ariko bikarangira afatiwe muri icyo gikorwa cyo kwiba amafaranga, bikarangira uyu Eddie Murphy atagiye kwishimana n'umuryango we. Nk'uko aya makuru tuyakesha Rotten Tomatoes. Umukinnyi wa kabiri amwita Pete Davidson, uyu niwe yakinnye yitwa nka Travis Story, aho uyu nguyu aba ari umusore mushya ushaka kwibera umupolisi uhurira na Russell mu kazi. Undi bamwita Keke Palmer, uyu we yakinnye yitwa nka Zoe, yaba ari umugore ufite umugambi w'ubujura ariko witonze kandi wubashye kandi umwubaha abantu, dore ko ashimuta abagabo babiri ubundi akabajyana kwiba amafaranga ariko mu buryo bwa discipline. Undi mukinnyi bamwita Longoria, uyu niwe wakinnye yitwa nka Natalie Piers, uyu aba ari umugore wa Russell, akenshi aba hafi y'ibikorwa bikomeye, cyane cyane aba ari umugore w'uyu mugabo w'umupolisi babita Russell. Abandi bantu bazwi bagizemo uruhare muri iyi filime harimo nk'uwo bita Marshawn Lynch, uyafatwa nk'umukinnyi w'ibyishimo wiyongereye ku ncamake y'abashyigikira bitewe n'umwuka we, cyane cyane nuko yigaragaje muri iyi filime. Undi bamwita Roman Reigns, uyu Roman Reigns abenshi muramuzi, yakinnye muri filime nka Hobbs and Shaw. Uyu mugabo ubundi azwi muri kaci cyane, dore ari umugabo w'umurwanyi ukomeye cyane. Abandi bari muri filime ni nka Andrew Dice Clay, Ismael Cruz, Caldova na Jack Case, nabo bagize uruhare mu bandi bakinnyi. Mu gihe cyo gutangira amashusho y'ifilime, filming yatangiye muri Atlanta muri Georgia, ubwo ni muri USA, no mu bice byegereye nka Rome. Ku makuru dukesha primetime.com. naho umuyobozi wa filime cyangwa se director w'ifilime bamwita Tim Story, azwiho gukora filime nka Baba Shop na Ride Along. Niba utarayirebye uzazirebe. Umwanditsi w'iyi filime ni Kevin Barrows afatanyije na Mata Maeda. Ku tariki ya 20 Mata 2024 habaye impanuka ikomeye mu kazi k'urusobe rwa kamera, ubwo bafataga iyi filime cyane cyane zira modoka na biriya ibunda byose babonyemo byari ibyanyabyo, dore ko izi seti zose nta CGI bakoresheje, bagiye mu mihanda ya nyayo, ubundi bindi bakongeramo ama effects y'ibiturika kuri ubona biturika n'imbunda zirasa. Mu kiganiro kimwe uyu Keke Palmer yavuze ko kwifata amashusho asaba kugaragara mu myambarire mike, aribyo twita nude, nyine asa naho yambaye ubusa ariko baba bari mu gitanda hamwe na Pete Davidson, byari byiza kandi bituje bitewe nuko uyu bari baziranye kandi bari basanzwe baziranye. Aha na makuru dukesha Cinema Brain. Ubundi The Pick Up si filime yabyinira benshi. Iyi filime ubundi yakira ibitekerezo bitandukanye, cyane cyane ni zimwe muri filime zashimishije abantu cyane muri uyu mwaka. Ariko iyi filime ifite umwandiko usanzwe w'urwenya na action, dore ko iyi filime ikoresha abakinnyi bazwi n'imyiteguro y'imodoka, urujya n'uruza n'abantu bagerageza gukemura amakimbirane. Ubundi iyi filime The Pick Up ni filime yatwitse ku buryo n'ubu ngubu yasigaye mu mitima y'abantu. Iyi filime The Pick Up box office yayo ntabwo iragaragazwa na Prime Video cyangwa se Prime Amazon nizayerekana tuzayibabwira. Iyi filime kugeza ubu ngubu ntabwo baratubwira amafaranga ya spendinze mu kuyikora, ndetse n'amafaranga yinjije ntabwo barabisohora. Babisohoye twazabibagezaho. Nizere ko dukande subscribe aha ni kuri Kavulu Entertainment, ibindi tuzabonana ubutaha.